Ndendahiro Valence papa gushyamirana ariko ntawe kubisa undi. Ubushyamirane bwavuye mudakubisa. Tom Close Adams arimo gutanga imirongo y'ukuntu Tom Close ashishura. Ndetse Adams ntiyaciye ibintu byo gushishura, hari abahanzi bakibikora. Ariko mbere yo kujya mu gitangazamakuru nakoze ikimotari da. Nakoze ikimotari na buriya n'ikindi kintu abantu batazi nakoze no kuri taxi. Nakoze kuri taxi. Nakoze kuri taxi ya Air Force 1. Nakoze kuri Zizinyamirambo. Yego. Korana na Wasiyongo. Ariko nkakora rimwe na rimwe. Nakoze ku modoka yitwa Young G's. Korana na Kazungu. Young G's nayo nasoreje. Cyane nakunda kwikina cyane, yikina nka wa munyamakuru umwe bawundi nawo zine w'umusani. Indirimbo ya mbere bari ariko nawe mwigeze gushyamirana uriya munyamakuru. Nta muntu njya cyamirana nawe. Abakozi bose babakomeye cyane bakoze muri cya kigo bavayo kubera kwamburwa. Uravuga ngo narambu. Nese nkubwirana imbere ya kamera, imbere y'isi yose mvuga ngo sinambuwe kandi turi mu rukiko. Ahubwo nibambabarire. Urumva? Dore nitangira ry'amashuri ryageze. Dore hari n'igihembwe twishyuye cy'ukwezi kumwe tukishyura amafaranga yuzuye igihembwe. Nibambabarire bamutwa dufaranga nyamuneka abana biga. Ushobora gufata umushahara wawe wajya kunywera muri bare runaka ukava utari ubasha no kugura amasogisi kugira ngo ibyo bintu byumve. Biradashimu ijambo rya ndira ubuzima dashima Biradashima ranaririmbye. Yakoreraga indirimbo ze muri Unlimited Record. Gasaro ka mama ku kibuye bagerwa vuba kimiruho yose rwose twayisaye. Ndendahiro Valence papa naho gatata muhungu wanjye ahu. Reka nangire ngusuhuze nkwifuriza ibihe byiza, nkwifurize gukomeza kugubwa neza kandi ngushimire kubw'umwanya wawe. Uyu ni wa mwanya ufata uduha comments angaha ushaka kuduha ibitekerezo bitandukanye ibyo twakongeramo cyangwa se nibyo twahindura kugira ngo service cyangwa se n'ibiganiro tuguha bikomeze bigende neza. Ni kuri Iris TV nge ni Blaze ngibisanzwe iteka ryose. Ndi kumwe n'umustar benshi mushobora kubona yambaye flat cape, murabona arasa neza na rinete n'ibindi byinshi cyane, umupira ni Louis Vuitton, ni byinshi. Ndi bubabwire ko ari umwe mu bantu mwakunze ariko akakanya icyo nzi kuri Iris ni inshuro ya mbere. Kuvuze ngo mwakunze napfuye bagiye kuvuga amateka yanjye. Hari umusaraba bakubonaho. Ngo mwakunze. Papi umeze gutese? Ntawe amaso araguha. Papi hari akantu rero ujye ukubitamo once ugahita utangira ukavuga uti yari Ndahiro Valence papi mwirimbi rya Rusororo. Papi aka kantu mbabaruka nkubitira. Ntako nkora. Papi aka mubwira nibwo bwa mbere. Banza wumve ngubwiza ukuri. Ibintu kandi byoroshye. Banza wumve ngubwiza ukuri. Sindi umuhanzi. Urumva? Kuko abahanzi nibo baza bakabanza kuvuga ngo urumva ngo banza duha kapera ngo kundirimbo yawe. Nje sindi umuhanzi. Ndi umunyamakuru. Sibyo? Ndi muri pota. Ibyo byo kumwe ngo ndetse nakora kapera kuki. Kuri bya bindi bikonje mwavuze. Oya. Byese bikonje. Cameraman ndagusuhuje. Cameraman niwe wa mbere wiyereza ibintu bikonje. Hari ukuntu ujya signing out cyangwa se sinyatire yawe niko kana abantu benshi ubundi tugendera kuri comments abakunzi bacu baduha ko ati muzadushakire Ndahiro Valence papi. Ese koko bira bintu abivuga gute? Kuko abantu benshi ukora inkuru usa nk'uyisoza ntago baba bakureba papi. Hari gihe inkuru reka nkubwiye. Inkuru nyinshi zanye nzikora ari stand up bitewe na field ndiho. Ubwo rero ushaka agasinyatire uyu munsi ntago ndi bukanyoroshe pe. Ugashaka agakate kuri YouTube akongeremo ariko uyu munsi ntago kikanyoroshe. Abenshi niho bifate nko kwiyemera cyangwa ibindi. Ariko ibyo bintu nabibashijwe kenshi mugani wa ntuza narabirambiwe. Ku mugani wande urumva ariko nkuru ubwo ndakanyorosha. Ariko ubu ngubu bure so kugusuzugura babarira rwose. Uraza no kukanyorosha nta kibazo, turacyari kare n'ubundi ntago turagera ahantu kure cyane. Papi wari umeze utese? Ndashima Imana, ndabona ibintu birimo kugenda, covid irimo kugenda isa nkaho yoroha bitewe nuko turimo kugenda duhabwa inkingo.
hari abamaze guhabwa doze ya mbere, hari abamaze guhabwa doze ya kabiri, hari abamaze gukira covid, hari n'abo yamaze gukura kuri iyi si ya rurema bayatakarije ubuzima, ubwo tunihanganisha imiryango y'ababuze ababo. Twebwe kuko tukiriho turashima Imana. Buriya nubyuka bikemera ukabona uramarishije, uzajya uvuga Uwiteka Nyiringabo nashimwe. Ubwo rero ndashima Imana. Urashima Imana. Papi, hari abantu rero bazi Indahiro Valens Papi uyu munsi nka brand cyangwa se nk'izina rimaze kugira agaciro mu gihugu cyacu. Akenshi usanga batazi ngo se Papi umwuga w'itangazamakuru umazemo igihe kingana gute. Hari n'abantu baza ari abavubuka agahita akora akantu agahita atera imbere ugasanga ibintu birazamutse. Papi, nawe uri muri abo bantu baje umwaka umwe ibiri bagahita bakora ibitendo nk'ibyo. Wowe unzi ute? Njyewe ndi kubariza abakunzi banjye, abakunzi ba Iris TV muri rusange. Ngenda kuza waretse bakazabimaza muri comment. Ubu se nkuvuge, ubu nkuvuge. Natangiye itangazamakuru 2011, tugeze 2021 ubwo ni 2021, ubwo mazemo 10 years. Urumva nashaje. Imyaka ya pansiyo ndimo kugenda utaza gusubiza umutwe inyuma ariko ugahekura cameraman. Papi, ngo pansiyo nguri kugenda uyegereza cyane. Si imyaka 9 umaze mu itangazamakuru. Imyaka 10. Wowe undi kukuraho warawukoze. Wenda narawukoze ndawamburwa, ariko narawukoze. Papi, utangira itangazamakuru watangire ku kihe gitangazamakuru cyo muri iki gihugu cyangwa natangiriye hanze mu gihugu kindi? Oya, natangiriye itangazamakuru mu Rwanda, ni naho nkirikorera. Natangiriye kuri City Radio, niho natangiriye. Atangira urakoze feedback abakunzi bawe Papi, cyangwa nta nubwo abantu bari bakuzi kiragiye? None se umwana yavutse ahitamenywa? Nta mwana ukura ngo yuzure ingobyi, uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Ahubwo ibikorwa tugenda dukora, icyizere abadukurikira baduha, nibyo bitugira abo turibo. Buriya iyo utabaye mpemuke ndamuke, ugaharanira kuba umwizerwa, ukanga umugayo, ukareka ibikorwa by'ububwa, icyizere baguhaye nicyo kikugira uwo uriwe. Ubu uri kuri City Radio Papi, hari ibindi bintu wakoze mbere? Ndavuga mbere kujya kuri City Radio winjira muri carrière yawe y'itangazamakuru, hari ibindi bintu wakoze mbere yaho? Ubushatse kumbaza ngo nakoze ikihede cyangwa igisekirite cyangwa ibindi? Ntabyo nakoze. Ntabyo wakoze. Ariko mbere yo kujya mu itangazamakuru nakoze ikimotari da. Nakoze ikimotari buriya n'ikindi kintu abantu batazi, nakoze no kuri taxi. Nakoze kuri taxi, nakoze kuri taxi ya Air Force One. Nakoze kuri Nyamirambo. Yego. Korana na Wasongo. Ariko nakora rimwe na rimwe. Nakoze ku modoka yitwa Young G's, korana na Kazungu. Young G's nayo nasoreje. Nyuma biza kurangira taxi zitakiri mu muhanda, ziza kuva mu muhanda nageze mu itangazamakuru. Wenda iyo ziza kuva mu muhanda narakomeje umwuga wa taxi, bumva ndi nk'umunyonzi cyangwa se n'ubusanzwe nyorosha akamoto bambaza mubazi. Noneho kumbaza mubazi bambaza ikarita. Yego. Urumva ko habayemo improvement zikomeye kabisa. Papi, wakuze ushaka kuzaba iki mu buzima bwawe? Hari ukuntu umuntu akura avuga ati hari inzozi nyinshi abana baba bafite. Hari inzozi nyinshi abana baba bafite, kandi buri inzozi zawe ntago akenshi inzozi ntago zijya ziba impamo. Ariko nakundaga cyane itangazamakuru kuryumva. Ndabyibuka nakundaga ikiganiro cyane cyo kuri Contact cyakorwaga na Bakti cy'igiswahili. Habagamo akajyo ngo Bakti wewe none yanze gusaza. Noneho urambwira ngo ninsaze. None natangiye numvaga kuri muzehe Gakuru muri bisi tugane. Nkunda wa muniga wakoraga ibintu by'ubumodo, Dadido Maximo bura ni n'umushuti wanjye cyane ariko. So aho nari ni ku ntebe y'ishuri, nza muri uyu mwuga nk'ubasangamo bakomeye, bafite amazina akaze cyane n'ubu baracyakaze. Ari umuntu wakuze yifuza kuzaba nkawe?
ntawe nakuze nifuza kuzaba nkawe. wabikoraga neza. Wabikoraga neza. Buriya nagize umugisha muke wo kutajya nko muri showbiz cyangwa se ngo nyisangemo. Ariko nakundaga ibintu by'ubutiku ubwo bavugaga na Adamuzi. Noneho by'amahirwe by'umugisha naje ndi umufana birangira tunakoze mu kigo kimwe. Birangira dukoranye ikiganiro The Red Hot Friday. Habayeho gushyamirana ariko nta wakubise undi. Ubushyamirane bwavuye mudakubise. Tom Close Adams arimo gutanga imirongo y'ukuntu Tom Close ashishura. Ndetse Adams ntiyaciye ibintu byo gushishura, hari abahanzi bakibikora. Urumva? MC Man aririmba ngo inyoni yari idunze. Ariko aracyari umuhanzira. MC Man shasinze no hana yire. Hari igitangazamakuru nigeze kubona avuga ngo agiye kugaruka muri Midi. Azaze tumwakira umusaza rwose ikaze ni muri legend mwiza cyane. MC Man yakoraga nawe hari. MC Man nawe yazaga gukorana na Adams ariko namwumvaga kera akora kuri igitangazamakuru kimwe. Kuri DC. Radio 10. Radio 10. Cyane akunda kwikina cyane yikina nka wa munyamakuru umwe bawundi nawe zine w'umusani. Indirimbo ya mbere bari ariko nawe mwigeze gushyamirana uri munyamakuru. Nta muntu njya cyamirana nawe. Papi ahubwo reka ndamusuje. Usuje ako uheruka kuganira na Uncle Austin man? Uncle Austin ntagiye tutavugana. N'umuvandimwe nkunda nubaha. Nubwo bamwe mu bitangazamakuru bashatse kugaragaza ko dufitanye ngo nkuko utari mwiza hagati yanjye na Uncle Austin. Ariko ntago nagira nkuko utari mwiza hagati yanjye na mugenzi wanjye. Ntago bibaho. Ko Uncle Austin namusanze muri uyu mwuga. Icya kabiri Uncle Austin ashobora no kubera umujyanama akakugira inama mu bikorwa runaka nko wanamugira ibindi. Kindi akaba agira umutima wo gufasha. Buriya umuntu ugira umutima w'urukundo hari abamurwanya yego, ariko ntago natinyuka kuvuga ngo oya. Ese ntwabonye umwana waje akamwigana ngo akora sibi ibyatsi nibyo muraguriza musha. Ko ndeba mu ntege ibyatsi. Niho hantu hambere hasa neza cyane muri Zebra Hotel. Ariko hari amahumbezi ibyo. Cyane kabisa. Ariko reba ibyatsi biza binka bakaba. Bagira ngo bigwa amafresheri. Papi ubwo rero kuri City Radio ubundi City Radio uravuze ngo ari umwaka wamaze wa mbere udahembwa. Ntago ariko navuze. Nakubwiye ngo mani wimvugira ibyo nakubwiye ngo wamvuze ngo none se ngo kumaze mu itangazamakuru imyaka 10. Ndakubwira nti se uwo 11 ubwo warawunkore cyangwa nubwo nawe naragukoze nka wamburwa sinawukoze. Ntago navuze ko nakoze umwaka ntahembwa. Ngaho mbwira. Papi urumva itangazamakuru urimazemo igihe. Navuga kuri nararibonye kuko imyaka 10 na utajya mu kindi kintu. Bigaragara ko ibi bintu horana bikundaga. Papi rero hari imvunu barahuriyemo nazo. Papi hari igihe wakoze barakwambura. Wa mugabo we guhabwa umushahara udafatika nawo ntuzira igihe. Nese ubwo navuga ngo ntibanyambuye kandi dufite urubanza mu rukiko. Twarabatsinze bakajurira. Nese Radio dufitanye ibibazo baratwambuye. Abakozi bose babakomeye cyane bakoze muri cya kigo bavayo kubera kwamburwa. Uravuga ngo narambu. Nese ubu nkubwirana imbere ya kamera imbere y'isi yose mvuga ngo sinambuye kandi turi mu rukiko. Ahubwo nibambabarire. Urumva? Dore nitangira ry'amashuri ryageze. Dore hari n'igihembwe twishyuye cy'ukwezi kumwe tukishyura amafaranga yuzuye igihembwe. Nibambabarire bamwe dufaranga nyamuneka abana biga. Urumva? Nanisabire Minisitiri mushya w'ubutabera dufashe rwose barangiza urubanza rwacu vuba. Nimba bazatwishyura ku bushake, nimba bazanashyira ku cyamunara nawe ukagera nk'umushoramari kuri Iris TV ugahita ugira Iris FM. Ariko batubabarire buriya nibaje n'ikintu bajuriye ndakibura. Nimba hari ingingo nshya bazashyiramo bakavuga ko tutakoze simbizi. Ariko usibye ibintu byo kuba bashaka no gutinza imanza, ariko twishimira kandi tukizera ubutabera bwacu. Ntago ushobora kurenganywa kuko dufite ubutabera bwiza. Nubwo yasheri imyaka 100 ahubwo urubanza rwanjye nzarukura gashabure.
mbona ariwe muntu ugigira. oya bya kintu kinangaje papi ibi bintu byarakubabaje kabisa kubera ko bitambabaza se ntibanyambuye. ese papi aya mafaranga ko mbizi ko uri umuntu wagiriwe ubuntu Imana yarwanyeho papi uri umuntu witunze mu mujyi wa Kigali umeze neza icyambere ufite n'agatwikire n'akageretse byose papi aya mafaranga yarangaye. Reka nkubwire nta munyagara w'ifaranga ubaho. Buriya jya umenya ngo nakoreye kuri City Radio ntega bisi ngenda n'amaguru cyangwa se na essence muri moto nayibuze ngenda ndi nkubiswi mu gihe gikomeye cyane cyagiye wajyaga no gutara inkuru bakagukubita inki nyinshi cyane bakakugurukana udafite ukuvugira. Ubu ngubu abana bari kuza mu itangazamakuru baje harakeye inzego z'umutekano polisi dushimira ikuba hafi ariko ntutangazwe. Hari n'igihe nagiye gukora inkuru Kimisagara abanyerondo bafungiranye umuturage mu nzi we kubera amafaranga 1000 ngo yirondo. Ndangije mbajije umuturage abanyerondo batera rwakajwiga ntinyamuneka urabyumva neza. Icyo kibanza warunanutse ubiri josi rya nta muntu wapfa kukuniga papi dorano nibereye. Nje natangiye tangazamakuru mfite nk'ibiro 40 urumva nakurushaga nk'ibiro 5 wenda nuko batakubona kuri kamera. Ibi bintu ntubikate kugira ngo mwumve ukuntu nanganaga. Ariko ubu so kwivuga ibyiza pe. Buriya iyo ugeze ku rwego rwo kufite management kugira ngo ubyumve neza we kugira ngo mbone byaciye mu zihe nzira muye chemba zigoranye nago zigoranye no gusaba no kubanza gusaba. Urakoze cyane. Iyo ugeze ku rwego rwo kuvuga ngo uyu kubera ko ari kuri uru rwego tunamubyaza umusaruro muri ubu buryo nuko nguko. Naho kiriya gihe twakoraga itangazamakuru uzabaze uriya muhungu witwa Yago nyiri Yago TV show uriya twatigitanye imihanda bikomeye cyane tukorera. Nakoraga kuri City Radio nkanakora kuri Goodrich TV cyarimo Goodrich TV bamembe 50 nk'umuyaya nk'umukozi wo mu rugo babyumva neza kandi ngo hari hatangiye gucya. Hari nko muri 2000 na kangahe papi ushobora gufata umushahara wawe wajya kunywera muri bare runaka ukava utari ubasha no kugura amasogisi kugira ngo ibyo bintu byumve. None utekereza ubu buzima bwaratugoye urumva. Niyo mpamvu abenshi muri icyo gihe mu itangazamakuru nimba no mubishyiriho simbizi hari abanyamakuru bacunganaga na banderole zo ku mihanda kugira ngo bajye kurya mu mahoteli kabara yanuye. Ubuzima bukomeye cyane ariko n'ubu ngubu hari bamwe bakora mu bigo by'itangazamakuru. Niyo mpamvu bibaye byiza uyu mwuga bazamfashe ngusezere zazishyigendwa ntazawusezera ngeze kuri urwo rwego. Uyu mwuga duhuriramo n'ibibazo byinshi cyane. Hari umuntu muhura ukibaza ngo uyu muntu kuko ni umunyamakuru. Buriya uyu mwuga dukora ni mwiza cyane n'abantu bawifuza kuzamo ariko urimo amadidani menshi. Ugasanga umuntu arabyutse ni umunyamakuru akubwira ngo ni umunyamakuru kubera ko hari aho ugera rubanda bitewe n'uko bagufata akagwa ugahubuza hariya kuko utabasha kukiha ugahubuza twa cocktail wagiye kuvumba muri hoteli ugahubuza ukaryama nabi nta n'icyo kurya ufite bitewe n'uko ibiga kenshi ukorera usanga babakoresha nk'abafreelance. Ariko n'ibyo bigo ndabigaye ufasha umuntu uramubonamo ubushobozi umutumye umusaruro w'iyo nkuru cyangwa ibindi bikorwa runaka ntumuhaye umushahara ageze ku rwego rwo kuba atanagera ahantu ngakuremo inkweto zinuka kubi cyane ku buryo ushobora kwicara bakavuga ati ariko ntambwe yapfiriye aha bakavuga ati nyamuneka ni za nkweto zuriya muntu kuko urabyumva neza. Ubwo rero bamwe banyiri mu bitangazamakuru bafata abantu bakabakoresha nk'amapunda man ukoresha umuntu ukwezi kumwe 2 3 nta kintu mugenera akajya mu baturage. Nese uwo muturage azaguha agaciro gute? Hari umuminisitiri umwe wigeze kuvuga ngo ni imihirimbire baramwikoma cyane ariko bamwe muri abo banyamakuru usanga ko ibyo minisitiri yavuze icyo gihe byari byo. Ushingira kuki papi? Buriya uri umunyamakuru mbere na mbere ugomba kwiyubaha. Noneho ugize amahirwe ukaba ufite izina ukumva ko iryo zina ufite ejo ryazima
abandi bakaza bakagusimbura muri iki kibuga utihaye agaciro nta wakaguha kandi uko ubishokoje niko biba byogoshe ese nkubeshye ubisokoza uko byogoshe ubisokoza uko byogoshe nibyo ntakundi iyo ubashije kwiyubaha ikintu ese we ntago ujya ubibona mu ma event runaka papi ugasanga hari abanyamakuru bamwe bafashe inzoga bakazisuka mu ducupa tw'amazi kwibaza uyu muntu ko ari nk'intiha bimeze bite niyo mpamvu buriya mu buzima Ndahiro Valens papi nuramuka ubonye hari inkuru negiyemo mu ma event sinzi ukuntu byaba bimeze kuko n'abakoresha banjye barabizi hari inkuru batanyohereza kujyamo kuko izo nkuru zo mu mahoteli mu gutere aho ndasanga abantu bari gukora ibintu by'ibidakorwa bigatuma nkahana agahinda birambabaza iri ni izina buri muntu wese yubaha kavuga ati itangazamakuru n'urwego rwa kane ko wamureba ugasanga ni umukandanzugi bavuga se koko uyu mukandanzugi what's going on hari umwe mu banyamakuru b'abatekamitwe wagiye mu murenge wa Kigali aravuga ati nje nitwa Ndahiro Valens papi urerana na televiziyo BTN baramufata baramukubisa abaturage bari bamumereye nabi cyane icyo gihe baraduhamagara hari gitifu witwaga Ndera njyeyo asaba imbabazi baramureka undi arongera afatirwa mu murenge wa Gatsata none utekereza kujya kwita papi mu Gatsata kwifishi ubwo se nimba tugomba kubona ko turabo turibo reka tuniyubahe tunubahe ibyo dukora kubera yuko buriya nta muhinzi nimba umuhinzi ashobora kubaha isuka ye akava guhinga igishanga akayikuba fresh akayibika kuko ejo azasubira kuyihingisha nawe nk'umunyamakuru wawe ukagombye kubaha uriwe uzajya kumva ikibazo cy'umuturage uzajya gukenera balance uzajya guhura n'umuyobozi ese ndajya guhura n'umuyobozi gute uzi ko se wajya guhura na meyo ukagenda wambaye ibibiri nete n'ibigofero nanjye nabonaga no munsi wahindutse haburaga uduherena gusa ibyo ntago nabyambara kuko nje ntago ndi babandi bantuza uvuga oya papi rero ubwo ngubwo City Radio uvuyeho ni he handi wahise ujya navuye City Radio njya kuri Radio 1 igikorera hano ku Muhima umva kuri Radio 1 tubira kuri City Radio ari ukubura kugira ariko hano buriya byanze bikunze ntago ari ukubura kugira kubera ko iyo uvuye ahantu bakabona ko hari icyuho barongera bakagukenera iyo barakwihamagara buriya abanyamakuru ni nk'abakinnyi b'umupira bararukirita usibye ubu navuze ko ntashobora nimwumva ngo navuye muri BTN naba mpavuye nirukanywe naba mpavuye ngiye kwikorera ntago nzava muri BTN ngiye gukora ahandi mu kindi gitangazamakuru sambwira ngo umwuga ugiye kusoreza muri BTN wenda sinzagusoreza muri BTN wenda nzawusoreza mu kigo cyanjye mwese kukiwumva kuzakora uzahora ukorera abandi ujye uteganya kuba wagira ikinyamakuru cyawe gitangazamakuru cyawe naramaze kumenya inzira bicamo byahangaho usaba ibi birasaba ibi anjye bitatinze rwose sinzi igihe ariko nanjye nzagira ikigo cyanjye ntago nzasaza nkorera abandi aho kugira ngo nsaze nkorera abandi umwuga w'itangazamakuru nzasaza ndi mu nka zanjye rwose wenda mbe nka Safari wenda sindwane kurwana byo ni ikosa ngira ngo wabonye byamubayeho nawe ntago mugarukaho kuko hari ababikurikirana nta nubwo nagiye gukavaringa iriya nkuru ngo nguhe detaye zabyo ubwo ngize byinshi bivuzeho naba mbeshye abadukurikiye kandi uranirinda ikintu cyitwa ikinyoma inkuru mpimbano ntibibaho nk'uko ntakoreshwa papi uvuye rero kuri City Radio bwa kabiri nyine nibwo wese ujya kuri BTN oya buriya ariko City Radio sinayikoreye nkorera na Celebs magazine ya Mr. Wanura buriya Mr. Wanu nubwo asigaye ari umucuruzi ukomeye cyane yasitaragorenze muri ibi bintu bari abana ba showbiz umuntu watangije showbiz hano mu Rwanda akigisha abantu badashimu buriya dashimu
ninjye wamuzanye mu itangazamakuru nkorera muri Celebs Magazine. Ndashima ubwo yakoraga icyo gihe. Yari umuhanzi arimo ngo Gasaro ka mama kuki wibagirwa vuba. Yaririmbye n'indirimbo ngo bakunda umurambo. Ntago yizi. Ndashima basiga afite ngo harya n'inama y'umunsi. Harya afite. Ndashima. Ngiba ijambo rya ndira ubuzima. Ndashima. Ndashima ranaririmbye. Yo. Yakoreraga indirimbo ze muri Unlimited Record. Gasaro ka mama kuki wibagirwa vuba kimiruho yose rwose twayisaye. Urumva neza. Aza muri Celebs Magazine aje gushaka interview. Abahanzi baratigita kugira ngo umuhanzi azagafate wa mugabo. Ariko byanze bikunze impano ikurimo. Iraza. Dashimu aza gutyo turaganira as friends kuko ndi kuri City Radio nyine yazanye indirimbo arambye ati nyamuneka jye nkurikiranira ugakande. Urumva nubwo yajyaga hari akaba yakugurira kirayi kimwe na burusheti na fanta imwe. Icyo gihe mugani we inama y'umunsi yabaga ibaye bavuga uti byanze bikunze aka kantu rikanze nkakandire cyangwa se nsabe abari muri studio bakankandire. Urabyumva? Kuko hari ikiganiro cyitwaga Abarezi Family. Cyakorwaga na Kanyombya abagarimo. Lily Park na Maganya. Urumva? Yego. Noneho nkabasaba intindirimbo mu yenyenere. Ndashima kumva baramukinnye. Mbangeze muri Celebs azaje kuri Mr. One muhuza na Mr. One ngo bamuhe interview kuzaca muri Celebs Magazine kuri Flash FM. Barayimuha. Aravuga atariko ibintu sinabizamo. Aza gatoya gutyo abatangiye gukora ama interview kuri Flash muri Celebs Magazine arazamuka gutyo kugera ku rwego ariho kuri uyu munsi wa none. Ibya muzika yababisoreje kuri bakunda umurambo. Bakunda umurambo racyazi ukuntu yakaririmbaga. Ngo nimfa bazahitinga kuko bakunda umurambo ngo ndaririmba ntibankine kandi nimfa bazazicuranga. Dashi wazakoza album yawe ukayikira hanze kagutera inkunga. Imvune nta muntu utarazigize. Papi twigarukire ku buzima bwawe rero. Uvuye ngenda shaka kumenya aho hagati kuri Celebs kugera kuri BTN. Byagenze gute? Ni inzara ndende cyane urumva City Radio yaje kutwambura. Itwambuye cyo gihe Chief Editor Oswald kubera kutwambura cyane gukoresha inama badusuzugura wabaza ikibazo cy'imishahara bakakuka inabi ituvuze cyose ntibaguha agaciro biza gufata umwanzuro wo kuvuga ko ba Oswald bagenda mbere bageze kuri Radio TV 10 barambwira bati ahantu kwinzira zigendwa bimeze bite. Twari tufite haza umu Chief Editor witwaga Majunya yambare Majunya. Ampa ngo amanisha icyumweru cyose ngo natashye ubukwe sinamubwira wumva ko nakarengane kabaho ngo n'ibindi byinshi cyane biraho by'uduti kubujije n'ubugoryi. Amani icyumweru cyo kwicara amanibarwa. Iyo barwa nayakiriye uyu munsi mu gitondo yumva ndi kunyorosha kuri TV10. Icyo gihe nageze kuri Radio TV 10 nka saa 4 za mu gitondo mvugana na Kastari bahita bankubita igikoresho bankubita n'umukameraman mbanyorosheje kuri tera. Baniga bumva inkuru renyorosheje. Bucya bamamagara ati none se waza tukavugana kuri yabarwa ntarya nindi umuvugisho. Ngo nibyo imekeno yawe. Icyo gihe n'ubusanzwe byari byaratangiye kwemera kuko nari mfite imodoka yanjye nabwo ngendamo urayizi ya Decapo. Yaratukura garya. Karaga yari iteye umukara nyuma nibwo yaje guterwa umutuku n'uriya muntu yigendamo wa muhanzi batwaramo n'umuzi se. Ndamuzi nawe. Ariko ndashaka kuzajyana umufungo nkayigura nkayiparika iwanjye nkayigera mizi ngewe ntaga. Ukajya uyireba. Kuko banze kubaza ngo dukore imitasiyo. Ubira cyakwanditseho bayigendamo kuri. Nibashaka waguzaga agapfundikiye kera. Ubwo ari nko mu 2010 kangahe. Uhimbaza man ibyo bintu sinshaka kubijya muri detail. Yego.
Aki imodoka yiguze kera. Yego. Genda bizi imodoka yawe hari kera. Buriya nahereye ku modoka nari naguze 350 ya Karina Limited. Karina Musega yandi rifite ikizuru kimeze nka Caterpillar ku buryo wayigongesha icyo gihe nari umudije mu kabari. Wakoze n'ubudije. Ibintu byaratuvunye rero. Ubwo ndi kuri studio naje kwiga ibintu by'ubudije ariko biraho byanihahire nkamenya guscratchinga biraho. Adams akagenda nkusuramo ducyutuntu n'umuhate biraza. Nkadeja mu kabari rimwe na rimwe umushara wanjye igihe cyo guhembwa kikagera biri muri mayinazi kubera icupa. Bana cameraman hari igihe cyo guhembwa kizagera ari muri mayinazi kubera icupa. No marurwa abagabo. Urumva? Mani bibaho. Buri abantu bakubwira ngo imishara yashiriye mu gishishwa. Bibaho cyane man. Ukarara ijoro ukaba warara ijoro kuko nk'ubu ndabizi nta nzoga noneho iyo modoka icyakubwira ko yaje kumva mu biganza ntayigurishije urayinyweye irashira reka da iyo modoka icyo gihe nabanaga na Manzi Maganya twari tukiri abasore ebana twaba nk'amasaha y'umugoroba saa 12 tukaba aribwo tubyutse nkasanga akamodoka Musega yanjye meze fresh nkatera yaka nkakabonye areka bagatica byanze bikunze imvura igwese njya muri station ngo nugame ariko yashyuha igahita ipfa ugahita uparika aho none imodoka yaje kugonga moteri aho nayiparitse shaya baje kuyibaga mu nyuma kabisa byibura niyo bambabarira mu kuyibagamo inyuma ibati ry'abakarinkoreramo imbabura nkajya nkireba ariko wayibaza utabizi 35 yanjye byaje kurangira ntanagarujemo igiceri cy'ijana gusa navuye kuri iyo modoka uriya niyo mpamvu bakubwira ngo ahari inka ahabaye inka ntihabura amase navuye kuri iyo mpitangurura iriya ya Serika nawe Serika yari Decap yari Toyota Paseo yari Toyota Paseo kuva ubwo rero naje kujya kuri DC barampamagara ngo nsubire mu butayu ndababwira ati reka data uriya Abayisiraheli bamaze kwambuka inyanja bavuze bati dora turanyorosheje bageze hakurya y'inyanja ngo mazi araterana bari gukurikiye ndavuga ati bwo koko nibyo nyine ndambutse ntago Mose ari bwongere kurambura ngo hejuru y'inyanja bitukweba ubwo navuye kuri DC mpita nza muri BTN kuva uwo munsi kugeza uyu munsi wa none umunsi mba kuri Radio TV 10 niwo munsi Biseruka Abdul Karim yahise ambera manager twicaranye mu modoka ye kuva nka saa 8 kugera nka saa 2 z'ijoro tujye dutandukana mpaye amafaranga 1000 note y'ijana takanya kawe wampaye konyine kabisa management biratangira aravuga ati ubu ndagufata mu nshingano nta wundi muntu uzago sinzi ukuntu yari yamenye ko navuye kuri DC icyo gihe nibwo bwa mbere nakoze ikiganiro gigufi cyane twagiraga ikiganiro cyitwa Weekend Inoze kwa gatandatu no ku cyumweru cyatangiraga saa 11 za mu gitondo asozwa saa 1 imwe turabyuka turagenda nakoranaga n'uwitwaga Isabelle dukina indirimbo iyo ndirimbo nakubwiza ukuri nta nubwo yarangiye baraduhamagara ati ati mukure ati muve kuri mikoro mugende ati baba we ntugase mwukabyara mwe nimba nta rwego rwaciye indirimbo za runaka icya kabiri akaba atari twe dushyira indirimbo muri sava ushobora kuryozwa ibyo bintu gute kuzikina nta n'umuntu wigeze mu gihugu avuga ati izi ndirimbo zemerewe gukinwa ariko bakakubwira ngo man cyo ni nagasuzuguro gakomeye cyane icyo gihe ikiganiro twahise tugisorezaho cameraman mfasha n'ubundi ariko se umuntu arahita zitwara man arahita zigumana kabisa Biseruka amafagitire yaguha wa mugabo we urumva neza tuba tuvuye mu kiganiro gutyo twatangiye saa 11 dusoza saa 11:05 tuba dushizeho no playlist saa 4 z'amanywa baraduhamagara dusubirayo
baduha urwandiko ruvuga ngo tubashimiye kuba twarakoranye neza. Tubashimiye kuba twaragiranye imikoranire myiza. Ndavuga se mwuka byana ibisakarengane. Ndavuga se ngiye ko narindi hariya ndi kuri mikoro atari ngiye usunika ngo nkupe, atari ngiye indirimbo kuba nari muri icyo kiganiro nicyo twazira. Ese indirimbo bwo nani sanda byumva nkabyibaza ngasanga ko akarengane twakorewe. Nindi cyo gihe kuri disi twahavuye tutiruka ngo baratwirukanye. Twahavuye baduhaye certificate dushimira imikoranire. Ninde wazibahaye papi? Nashyikirijwe na CMD Jado Castar abaro y'Imana usaza. Papi urumva n'umunyamategeko nyakubahwa Kizito ndagusuhuje. Ngo hejuru baratubwiye, hejuru ni heriko. Naga rwose ntacyo mu mpenyorosha. Ndanyorosha ndigendera. Urigendera. Navuye kuri Radio TV 10. Nabwo biseruka mbwira gutyo. Directly ahita njyana muri BTN. Ntangira gutyo muri BTN. Kugeza uyu munsi wa none. Ubibaye imyaka ingahe? Wimbaza imyaka. Menya ko ndi mu kazi. Nta ubari imyaka akora. Ubundi se ninkubwira iyo mazemo bwo biraza kugufasha iki? Biraza kongera iyindi zaza turabona. Ubu se ninkubwira ngo nakoreye na channel yitwa Ibicu. Naho bakanyambura mwanyishyuye mwakabyana. Numva baranzengereje. Papi ndabona abantu bagiye bambyaza umusara. Ikirere kirimo kiragenda kitunanira, kigenda kiba kibi. Byumvikana ko papi yanyuze muri byinshi ariko uyu munsi umwuga warakuze. Ahubwo nge nakwibaza papi mu bana bawe hari uwo wakwifuza aba umunyamakuru cyangwa wakora umwuga nk'uwa papa we? Batagukora se simba tunze simba jyana ku ishuri ni bagukora. Wabimwemerera nkabasaba kubunoza. Cyane rwose nge niyo ngeze mu rugo umwana agakubita ga freestyle ngakanambwira gate Ndendahiro Valence papi naho gate muhungu wanjye ahubwo ikigo nzagishinga mbe ndi umuyobozi mukuru ari umwe ari umupresenter ni ikiryango yamaye ngibyo mwigize ukora ibintu nk'ibya Bill Gates reka abana bari bo usanga bakora mu bigo bye. Ndakubwiye ngo uyu mwuga ni umwuga mwiza, ni umwuga harimo udufaranga tw'utuvungukira kuko amafaranga menshi amasoko menshi akomeye usanga ari mu bigo bimwe. Private media n'ubuntu bw'uvungukira ariko bukagutunga. Nta nubwo ibyo nabigaruka essentiellement nuko ikigo ndimo kimpemba kandi kikamemba neza cyane. Nimba niba urabifite ikibazo abyimenyere. Papi dusoza rero karaga freestyle warukoze kankubite. Ntago nakubwiye na buriya sinzi uko kaje ariko sembe subira.